Imana ihabwa icyubahiro kandi kuri uyu mwanya turi muri Gocha TV hamwe n'umutumirwa wacu. Nagira ngo si ubwa mbere kubagerageje kureba video zacu, turagira ngo rero tumusabe yongera twibwire, atubwire amazina ye birahagije, hanyuma adusengere, atwinjize mu ijambo ry'umunsi yaduteguriye. Karibu umukozi w'Imana, Imana ibe umugisha, twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane, ntabwo turishimiye, dushimiye ubuyobozi bwa Gocha TV bongeye tugira icyizere bukadutumira. Rero nk'uko twabibabwiye bushize buduheruka, ko izina ni Musa Niyongabo, ubundi ni umukozi w'Imana mu itorero rya ADPR ururembo rwa Ngoma, paruwasi ya Rango, ku itorero ry'Iburenge niho umurimo w'Imana w'ubutumwa bwiza. Rero twongeye kugirirwa umugisha n'Imana kugira ngo twongere kuba muri uyu mwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana ryo ku mutima wacu, ariko twagira ngo tujye dusenga Imana kuko Imana ari imbere ya byose kandi inatubashisha kugira ngo bigende neza. Turagushimiye Imana ko wongeye kwemera ko tuboneka aha hantu. Ni ukuri duciye bugufi imbere yawe uko n'ahera hawe tugeze, ko ijambo ryawe ritubwira ngo aho tuzagera hose tuhavugira izina ryawe hazahinduka hera. Duciye bugufi turahera hawe Mwami. Aha ni ahantu hateye ubwoba, ni hahandi Mose yajyaga ahagarara imbere y'ubwoko bwa Isirayeli, ni hahandi Kristo wahagararaga kugira ngo ubwirize abantu ubutumwa bwiza. Natwe tuhageze turi abana b'abantu, tugirire neza, dukomeze tubabarire gukiranirwa kwacu kose, twambike imbaraga z'umwuka wera, tuvuge tubwirijwe nawe, dukoreshwe nawe, kandi dusengeye nabo tugiye kuganira batwumva bari hafi na kure, kugira ngo umwuka wera w'Imana abe ari ubasanga kandi abemeze kuko ari wemeza abantu. Aho rero bana natwe turinde Satani mu izina rya Yesu Kristo, ubwo turaritse ubutatu bwera bw'Imana kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane, twongeye kunezererwa Imana iduhaye umwanya uko duherukana twaganiriye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ntarakererwa. Birashoboka ko mu minsi itambutse hari ababonye kugira neza kwa Yesu. Yesu yatabaye, birashoboka bari mu mashimwe, ntabwo dushidikanya ko Yesu hari abo yatabaye. Turabizi ko atabara, turabizi ko akora imirimo. Uyu munsi rero nabwo twabazaniye ijambo ry'Imana tugiye kuganira, tuvuga ngo ibyo dusaba abantu buri munsi. Hari ibyo dukenera, tukagira ibyo dusaba abantu kuko babiturusha, tukagira serivisi runaka dusaba ahantu hatandukanye, ariko nanone hari ibyo tutabona muri izo serivisi z'abantu tukabisaba Imana. Rero twagira ngo tuganire ku byo dusaba n'uburyo tubisaba kugira ngo tumenye uko twitwara ku Mana. Imana ishimwe. Ntabwo dutinda, turaganira tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu bitabo bibiri, turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, ibice byaho 6, umurongo wa 21 tugeze ku 25. Hanyuma tuze gusubira mu isezerano rya kera, dusome igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma cy'icyambere, umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 12. Hasa n'aho hari amagambo maremare, ariko turasoma twihuse kugira ngo ikiganiro cyacu cyangwa ivugabutumwa ryacu rishobo kugenda neza. Dusome ijambo ry'Imana nk'uko byanditswe mu izina rya Yesu Kristo. Mariko 6:21 uvuga ngo noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo usaba cyose ndakiguha, ubona nuba umugabane wa 2 w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana umubatiza. Muri ako kanya
agaruka aho umwami ari n'ingoga aramusaba ati ndashaka ko umpa nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Imana nitugirire neza. Reka tugaruke inyuma mu gitabo cy'Ingoma cyaho cya mbere murongo waho wa kabiri, dusome twihuse. Aravuga ngo Salomo ategeka Abisirayeli bose, abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abacamanza n'ibikomangoma byose byo mu Isirayeli hose n'abatware b'amazu ya ba sekuruza. Nuko Salomo ajyana n'iteraniro ryose bajya ku kanunga k'i Gibeyoni, kuko aho ariho ihema ry'ibonaniro ry'Imana ryabaga, iryo Mose umugaragu w'Uwiteka yakoreye mu butayu. Ariko isanduka y'Imana Dawidi yari yarayizamuye ayikura i Kariyati Yeyarimu, ayijyana aho yayitunganyirije, kuko yari yayibambiye ihema i Yerusalemu. Ariko icyotero cy'umuringa cyakozwe na Besaleli mwene Uri mwene Huri cyabaga imbere y'ubuturo bw'Uwiteka. Aho niho Salomo n'iteraniro bajyaga ngo bashake Uwiteka. Nuko Salomo aherako ajya ku cyotero cy'umuringa imbere y'Uwiteka cyabaga imbere y'ihema ry'ibonaniro, agitambiraho ibitambo byonswa 1000. Mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo iramubwira iti nsaba icyo ushaka nyiguhe. Salomo asubiza Uwiteka ati wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi, ungira umwami mu cyimbo cye. None Uwiteka Mana, isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe, kuko ungize umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye, niyereke abantu. Ninde wabasha gucira imanza abantu bawe bangana gutyo? Imana ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe, ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro, cyangwa ngo abakwanga bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga, ngo umenye gucira abantu banjye imanza, abo nakwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Imana tugirire neza. Aya magambo dusomye asa n'aho ari maremare, ariko turayavugaho mu gihe kitari kirekire. Twavuze jambo cyangwa umutwe w'ijambo dufite ni ibyo dusaba n'uburyo tubisaba. Hanyuma dusomye inkuru dusanze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko bice 6. Dusanze hari inkuru z'umwami Herode. Umwami Herode yari umwami w'icyo gihe. Herode babaye hari benshi, nabashije kusoma bageze muri 7. Ningira umugisha gutaha tuzabaganiraho. Ariko uyu Herode yari umutware icyo gihe. Hanyuma rero aza kujya kwa mwene se witwaga Herode Filipo, araharara. Aharaye rero ngo wabona afite umugore mwiza witwaga Herodiya. Icyo gihe bashakaga bashiki babo, bagashaka bana bakwa base wabo, byari byemewe. Hanyuma ngo aharaye, ngo umugore nawe yari wo kwa Herode yitwaga Herodiya, arangije ngo amusaba ko asiga mwene wabo bakajyana akajya kumushaka, kandi bari bafitanye umwana w'umukobwa. Kubera ko Herode Filipo nta butunzi yari afite, iyo umuntu adafite ubutunzi rimwe na rimwe nyine nuko bijya bigenda. Hanyuma ngo umugore yemera kumusiga, asanga Herode umutware bajya kubana. Ariko muri icyo gihe hari ubuhanuzi bwa Yohana Umubatiza, kandi ngo mu mategeko ya Mose ntiyabyemeraga. Yohana Umubatiza rero yari umuntu utagira ubwoba, aragenda asanga Herode, aramubwira ngo ibyo bintu kwa ntabwo byemewe, dore amategeko ya Mose uko abivuga. Nuko rero abangamira uwo mubano wa Herode na Herodiya. Herodiya biramubabaza cyane, abaho ngaho yumva ko ababaye, ntabwo yize bimushimisha. Rero igihe cyaje kugera, Herode uyu nguyu aza gufata Yohana aramufunga, amushyira mu nzu y'imbohe, ngo atinya kumwica kubera ko yemerwaga nk'umuhanuzi. Atinya kumwica, atinya abantu, aramufunga, amushyira iyo ngiyo mu nzu y'imbohe. Igihe cyaje kugera rero ngo akora isabukuru y'ivuka rye. Hanyuma ngo mu birori uyu mwana wabo w'umukobwa yitwaga Salome
araza ngo arabyina ari umuhanga mu kubyina cyane Salome arabyina ngo aritakuma. Burya reka mbabwira hari igihe dukora ibintu reka twirengagize ko Herode yari umwami mubi w'umupagani ariko dufate ko yari umwami. Hari igihe dukora ibintu tukanezeza Imana ari wo mwami wacu tukayinezeza ugakora Imana ikanezerwa. Imana yavuga ngo nuko ndanezerwa zabe icyo ushaka. Ariko rujya gutangarize ko muri icyo gihe Satani ntabwo aba ari kure aba yaho hafi aba yaho utabaye maso wahura n'ibibazo. Nuko ngo uwo mwami n'ibikomangoma bye n'abatware be bicaye Salomo arabyina barishima cyane ngo umwami arangiye avuga ngo wa mwana ndanezerwa ndishimye saba icyo ushaka. Aravuga ngo ndetse n'ikibana kimwe cya kabiri cy'ubwami bwanjye ndakiguha. Hanyuma ngo Herodiya ahita yihuta arasohoka ngo asanga nyina ngo ageze kuri nyina avuga ati niko mwana mbego saba icyo nshaka bigende biti. Ngo nyina kubera ko agahinda yari afite kuko Herode Yohana yanze ko babana areba ngo genda umubwire ngo mu gihanga cya Yohana umubatiza ku mbere. Iyo dushyishije inama abantu rimwe na rimwe nizo nama batugira. Abantu bajya batanga inama mbi bakaduha inama mbi, inama zitubaka, inama zisenya, ingo nyinshi zigasenywa kubera inama z'abantu babi, ingo nyinshi abantu bakangana kubera inama z'abantu babi, abantu bagacana, imiryango yarikuranye igacana kubera inama z'abantu. Abantu babi nk'abo babaho rwose. Ariko mu byo dusaba tugire gushishoza, tugire kureba, tugire kureba neza, bibaye byiza tugisha inama Imana. Amen. Ngo nukangije kuko umwami yari yamaze kurahira. Ubundi Imana yavuze ubundi umwami avuga Imana yavuze niyivuguza. Umwami rero yamaze kurahira abanga icyasaba cyose. Ngo yari nawe turabizi gasubira mu nzu vuba. Ngaramubwira ngo urabizi nta kindi shaka ndashaka igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbere. Uyu mwana uri muranyumva nakubaza nkuko nawe wambaza iki gihanga cyamumara iki. Akimara kugihabwa yacyamumara iki. Igihanga cya Yohana cyamumara iki. Hari abantu basaba bagasaba nabi bakajya gusaba bagasaba nabi bitabagira icyo bibamarira. Tekereza mu byo usaba nuko usaba urasaba uti utehabwe nuko dusaba nabi urasaba uti. Wowe urashobora kuburimo ukumva umuntu avuga abantu benshi bajya gusenga. Naratangaye rimwe nigeze kuganira n'umuntu yari afite umugabo udakijijwe ariko umugabo afite undi mugore arambwira ngo afite isezerano ngo uyu muhanuzi yamuhanuriye ngamubwira n'igihe ngo mukeba wazapfira ngo afite isezerano ngo afite isezerano ryo gutabarwa. Naramubwiye ngo iryo sezerano rye ntabwo mpamanya nawe. Imana ifite ubutware bwo kumuhindura agakizwa akamenya ukuri akava mu butamenya. Ariko ntabwo isezerano ryo kuba umuntu yapfa ngo niho gutabarwa. Ngiye numvaga mu kumva kwanjye numvaga atari ryo sezerano rikwiriye. Igihe kigeze Imana yacyura umuntu nkuko nawe yagucyura nanjye kanyura, ariko ntabwo ari ryo sezerano ryo gutabarwa. Arangije uyu mubyeyi agira umwana w'inama mbi. Hari abantu bajya bagira abana babo inama mbi. Hari ababyeyi bajya basengera abana babo kubera inama mbi. Hari ababyeyi bajya babwira abana ibintu bidakwiriye. Urimo urasaba igihanga cya Yohana Umubatiza ntabwo ibyo bikwiriye. Hanyuma rwose ho tuhavuye reka nihute ngere ho twasomye ha kabiri. Twasomye inkuru z'umwami Salomo mwene Dawidi. Dawidi arazwi cyane mu mateka ya Bibiliya, ntabwo ndi bumutindeho. Yabaye umwami wa Isirayeli, hanyuma agize abagore benshi abyara abana. Uyu Salomo yavukaga kuri wa mugore muka Uriya. Hanyuma Imana ishima ko ari we asimbura se ku ngoma. Bibona neza iyo urimo urasoma igitabo cy'abami cyangwa ibitabo by'ingoma. Hari aho Dawidi yumvise ko ageze mu zabukuru ahamagara abaturage be arababwira, atanga disikuru nk'umwami. Ariko arimo arasoza ahindukira umuhungu we Salomo avuga ngo nawe Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga bari uzakorera. Amutongera gukorera Imana. Babyeyi mu nyumva
ndagira ngo mbabwire gutongera abana banyu gukorera Imana. Pawulo yigeze yatongera Tito avuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana. Umutongero wo gukorera Imana mujye mutongera abana. Abantu ba kera batongera abana b'ibigirwamana, bakabatongera imana za basekuru, bakabatongera ibigirwamana byabo, bakabita amazina ajyanye nabyo. Ndagira ngo uyu munsi babyeyi mujye mutongera abana banyu gukorera Imana. Dawidi atongera Salomo gukorera Imana ngo Salomo mwana wanjye, haleluya, ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga aba ariyo uzakorera, nuyivaho izaguca ku ngoma iteka ryose. Ngo nuko Salomo nawe yumva imutongero se amutongereye, ngo akimara kugera ku ngoma Bibiliya yatubwiye ngo nuko afata abatware ngo barazamuka bajya i Gibeyoni. Mu byibuka abantu Gibeyoni ari mu mateka Bibiliya, abo Bagibeyoni nibo bagije Yosuwa, baravuga ngo tugirane isezerano kandi Imana ivuga ngo uzahindura igihugu, ntihazagire ishyanga uzasiga imbere yawe kuko rizakubera ikigusha, rizakubera ikigeragezo. Ngo ariko barisheshenga baragenda bamushyira amaturo, baravuga ngo tugirane amasezerano. Nuko Yosuwa araryemera, abo bantu baba aho ngaho ko hari isezerano. Mugibutse neza umwami Sawuli yagerageje kubicara abarwanya, ariko ku ngoma ya Dawidi byagize ingaruka, Imana ibima imvura iteza inzara. Nuko ngo Dawidi agiye gusenga ngiravuga ngo nuko nta kindi muzize yuko Sawuli yishe isezerano mwasezeranye n'Abagibeyoni. Ngo nuko Dawidi ngagenda baza ngo nkore iki, nakora iki? Izi nkuru ushaka kuzisoma wajya muri Samweli wa 2 ibice 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 wazihasanga. Abo nkore iki? Baravuga ngo nta kindi tugusaba, twe nta bundi bubasha tubafiteho, icyakora nuduha abantu 7 bo mu muryango wa Sawuli tukabamanika ku giti, biraba bikemutse. Abantu 7 ngo Dawidi agenda batoranya, ariko ngo Imana ishimwe ngo muri abantu 7 ngakura muri twe Mefibosheti umuhungu wa Yonatani kubwisezerano ajyanye na Yonatani. Imana ishimwe ngo arangije ngaha hantu ari Gibeyoni ngo harakanuka karuta utundi. Ngo Salomo azamukayo n'abatware be, ngo baragenda ngo ajyana ibitambo byinshi cyane, ngo atambiraho ibitambo. Ngo arangije ngo Uwiteka anezererwa igikorwa Salomo akoze. Ngo muri iryo joro ngo Uwiteka asanga Salomo haryamye, ngo aramubwira ngo Salomo we uranejeje, nsaba icyo ushaka cyose. Imana ishimwe. Iyo wabwiwe n'Imana gusaba icyo ushaka, Imana ntabwo ikugenza nk'abantu. Salomo ngo arangije ngo abanza kugisha inama Mwuka Wera. Imana ishimwe ko duhaye Mwuka Wera, Imana ishimwe ko duhaye umufasha tugisha inama, Imana ishimwe ko itaturetse twenyine. Iyo tureka twese tugisha inama abantu tugakora ibidakwiriye, ariko waduhaye Mwuka Wera, Imana ibishimwe. Amen. Ngo Salomo abanza kugisha inama Mwuka Wera. Mu by'ukuri hari byiza Salomo yari akeneye igitinyiro nk'umwami, yari akeneye ko ababisha base bapfa, yari akeneye ko ababisha bamugose bapfa, bari bahari benshi. Nta bwami butagira abanzi, nta bwami butagira abanzi. Ngo ariko Umwuka Wera asanga Salomo aramubwira ati nta kindi gikwiriye, saba Imana ubwenge. Haleluya. Iyo usoma igitabo cy'Imigani kiravuga ngo ubwenge buruta ifeza, ubwenge buruta izahabu, ubwenge buruta ubutunzi bwinshi. Salomo ngo kandi yumvira Umwuka Wera. Nshuti yanjye niba ajya wumvira Umwuka Wera. Ngo Salomo yarangije asubiza Imana ati Imana wagiriye neza umukambwe data Dawidi, hanyuma ingoma yari yazungurwa n'abandi, uyiha umwana we, nyamara jyewe ndi umwana mutoya. Reba ishyanga wampaye ni benshi cyane, harimo abantu bakomeye, harimo bene wabo kwa bakase, harimo bari benshi bavaga inyuma n'utwa Salomo yigeze gukorera kuri detase. Abo bose bafite ishyari ry'abakase ryari rihari, yabonaga bitoroshye, ariko ngo asaba ubwenge. Ngo Imana ngo irangije iranezerwa cyane. Iyo usabye ubwenge, usabye ibintu by'ubwenge, Imana birayinezeza bikayikora ahantu. Ngo Imana ibwira Salomo ngo kuko usabye icyo kintu, kuko utansabye ubukira, utansabye icyubahiro, utansabye ubutunzi, ndetse ntusabe ko abanzi bawe bapfa. Amen. Amen. Icyo usabye ndakiguhaye. Imana ishimwe. Icyo usabye ndakiguhaye. Ngo kandi uretse n'icyo usabye n'ibindi. Haleluya. Iyo wasabye Imana neza, n'ibyo utayisabye ibizi ko ubikeneye, iramubwira ngo mu bandi bakwanjirije ndetse no bazaguheruka ntawe uzigera agira ubutware n'ubushobozi ubutunzi nk'ubwawe. Salomo yagize ubutunzi, Salomo yagize kwambara, Salomo yagize
icyubahiro kidasanzwe, kandi ingoma ya Salomo yabaye iy'amahoro. Salomo asaba Imana neza, asaba ubwenge bwo kuyobora abantu. Uyu munsi waba uyoboye abantu nawe, waba uri umuyobozi mu mwanya runaka, waba uyoboye umuryango wawe, waba uyoboye itorero ry'Imana, waba uyoboye abantu Imana yaguhaye, nawe ubwawe kuyobora ubuzima bwawe. Kwiyobora birakwiriye. Wakwiyobora ute utasabye Imana ubwenge? Gusaba Imana ubwenge. Dukwiye gusaba Imana ubwenge. Muri iyi minsi gusaba Imana ubwenge, kuko hari ibintu biza bikajijisha, ukabona birajije. Udafite ubwenge wanyuma ukava mu buntu bw'Imana. Ibi rero mu minsi y'imperuka ukaza bihebusha ngo azazi anga biyita Kristo ngo bajye, udafite ubwenge bw'Imana wabitandukana. Dukwiriye kumenya ubwenge. Dukwiye kujya ku musozi w'Imana tugasaba Imana ubwenge. Hari imfashanyigisho imwe n'agatekerezo ko gusaba Imana ukagisha inama Umwuka Wera. Ni agatekerezo k'abantu babiri, umukecuru n'umusaza, babaga ahantu ntabwo bisobanukiwe niba bari bafite abana cyangwa batari bafite, ariko bigaragara ko bari bo bonyine. Hanyuma ngo bitaramiye nimugoroba bacana umuriro mwinshi, wa wundi twita ikome. Birashoboka ko abakiri bato uyu munsi ikome baryumva batarizi, ariko umuriro mwinshi bawitaga ikome. Bacanye ikome rwose biganirira bakundanye. Hanyuma ko Imana irebye uko babanye neza, abantu bari aho irangije iraza irabasanga, irababwira ngo nimusabe ibintu bitatu byihuse mu bisabe. Ndabiha bumva ijwi ribabwira gutyo. Hanyuma batangira kubazanya ngo bajye inama, ese turasaba iki. Ariko nagira ngo babwire abantu n'abantu. Ubwo rero umwe ntiyatekereza ko icyo ari buvuge gihita gikorwa. Umukecuru baravuga ati kabisa, arebye wa muriro amakara yawo, arebye uko bimeze, avuga ati kabisa jewe cyampa inyama nkotsa kuri uyu muriro. Ako kanya inyama ihita iramanuka iza imbere yabo. Umugabo yibonye abararakaye, aravuga ati kabisa, urabona mu byifuzo bitatu hasigaye bibiri, ariko muri wa mujinya hari igihe umuntu akora n'umujinya bikaba bitagenda neza. Hahita avuga ati ndabona ibintu ukoze, ati cyampa inyama ikagufata ku munwa. Ako kanya inyama ihita izamuka ifata ku munwa ya wa mukecuru. Haba hasigaye icyifuzo kimwe muri bitatu bari bahawe. Barangije avuga ati tubigenje dute? Ati cyampa ikakuvaho kigendera, ugasigara uko twari turi. Inyama biragiye, ibyifuzo bitatu bibapfira ubusa, na ya nyama basabye ntibayirya. Iyo utitonze mu byo usaba ushobora kugira irere ugasanga ibyo wakoze bikubereye imfabusa. Nagira ngo nshuti yanjye mwene data nkubwire, uyu munsi shobora kubazwa ngo ese gusenga no gusaba bitandukanira he? Kugira ngo gusenga ariko gusaba. Na Yesu yabwiye ngo nimusenga mujye muvuga mutya, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Hanyuma agira ngo uduhe n'ifunguro. Gusenga ariko gusaba ni ijambo riri mu Kinyarwanda cya kera. Gusenga abantu bajyaga bajya ibwami bajya gusaba amashyo y'inka, babitaga batahira. Niryo jambo bakoreshaga ryitwa gusenga, ngo bagiye gusenga inka ibwami. Niryo jambo bakoreshaga. Rero iri jambo ryakoreshejwe ariko rifite aho riva mu buvanganzo bw'Ikinyarwanda. Rero iyo dusenga tuba dusenga umwami wo mu ijuru. Abandi basengaga abami bo mu isi, hanyuma akaguha bwacya akakwambura, ariko twe turasenga umwami wo mu ijuru, wawe utanga ntiyambure. Rero nshuti yanjye najya mubwira mu gusenga kwawe cyangwa mu gusaba kwawe umenye kubigena hari impano y'Umwuka Wera twahawe. Ujye ugisha inama Umwuka Wera. Nukuri abantu uyu munsi baragenda ugasanga bagiye bakajya gusenga, bakajyana ibintu by'ikirundo by'ibyifuzo bajya gusaba, ariko nta kugisha inama Umwuka Wera mu byo dusaba. Niyo mpamvu abantu dusaba ntiduhabwe, tugategereza ntidusubizwe. Turasaba dute? Ese urasaba nka Salome cyangwa urasaba nka Salomo? Murumva aya mazina kwanza, Salome na Salomo. Uriya mukobwa yitwaga Salome mwene Herode na Herodiya. Hanyuma nawe turavuga Salomo mwene Dawidi umwami. Aya mazina muyumve. Ushobora kwibeshya ukajya mu gihe gusaba nka Salomo ugasanga wasabye nka Salomo. Ntacyo byakumarira. Shishoza mu byo usaba, witonde mu byo usaba. Nshuti zanjye bene data, nitugira umugisha wo kongera kubona akanya tuzaganira neza birambuye, ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire abantu ujya gusenga. Nagira ngo ugende wibaza ugiye gusaba gute. Ugiye gukanunga, ugiye mu rusengero, wari urusengero niho hari akanunga karuta utundi.
nuko nagira ngo ugende utekereza uko ugiye gusaba ndimo ndabona muri iyi minsi abantu barimo barasaba nabi. Abantu barajyana za kamera ngo bagiye gusaba, bakajya gusengera abandi ngo bakene bapfe, bagira bati ibyo bintu ukora buri mwasa mu gihanga cya Yohana ntacyo kizakumarira, ntacyo bizakugezaho, ntacyo bizakumarira. Abantu barasengana amashyari, urasaba igihanga cya Yohana, barasengana inzangano, barasengana ibyaha, barasengana ubusambanyi, urasaba igihanga cya Yohana. Ntaho cyo byakumarira, cyo byakugezaho. Ariko ndagira ngo nkubwire, banza witonde utambe igitambo cyawe. Rero uvuye ngo kiriya gihe Abisirayeli batambaga ibitambo by'ingenzi byari bitatu. Nubwo habaga ibindi, hari igitambo cy'ibyaha, cya kindi cyo kwitamburira cy'ibyaha nicyo batangiriragaho. Bagatamba igitambo cy'uko bari amahoro, cyo kunezeza Imana. Barangiza bagatamba igitambo cya kindi gikongorwa n'umuriro cy'umuba guhumurira neza Imana. Icyo nicyo basengeragamo, haleluya, Imana ikanezerwa. Muri ibyo bitambo niho bumvanira n'Imana, nk'uko byagendeye Salomo ngo atamba ibitambo byinshi ngo Imana iranezerwa, umuba guhumura neza uyigeraho ngo iraza ubwayo iriyizira. Iyo wasabye Imana neza, wagiye imbere y'Imana neza, iriyizira ubwayo ngo irizira ngo usaba icyo ushaka. Uyu mugoroba Imana igusure, uyu mugoroba Imana ikugenderere, ikubwire ngo usaba icyo ushaka. Ariko nujya gusaba, nshuti yanjye, witonde mu byo usaba, witonde. Waba warasabye uti muri iyi minsi uhereje inyuma, waba warasabye Imana uti, tekereza uko wasabye. Niba utasabanye kamere, niba utasabanye inama z'abantu, niba utasabanye ibyo wumviranye abantu, niba utasabanye ibyo wabwiwe n'abantu. Hari igihe abantu bajyana ibyo babwiwe n'abantu bagahita birukanka, bakirukankana no gushishoza, nta no kubaza Imana, no gushaka amakuru. Oya nshuti yanjye, baza Imana. Nakugira inama yo kubaza Imana, wabigenje ute muri iyi minsi. Ariko niba bitaragenze neza, uracyafite amahirwe yo kongera kubisubiramo bikagenda neza. Imana iracyaguha andi mahirwe. Nagira ngo nsoreze aha mbashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Ariko nagira ngo dusengane Imana. Aho uri unyumva, aho uri ugize amahirwe yo gukurikirana iri jambo ry'Imana, waba warasabye ute muri iyi minsi, waba witeguye gusaba ute. Ariko ntimugira inama gusaba. Reka rero nshuti yanjye dusenga Imana, Mwuka Wera, wemere Mwuka Wera kuba hafi agufashe mu byo usaba. Mana, turagushimiye kuko wumva gusenga kwacu, si rimwe si kabiri tubone neza yawe. Twarakubonye, tubona imirimo yawe. Ni ukuri uyu mwanya mwiza tukimara kumvira ijambo ryawe, birashoboka ko hari abasabye nka Salome, basaba nabi, bahabwa nabi, basubizwa nabi. Ni ukuri ko bagishije inama ababi, kandi ijambo riratubwira ngo mwami ntitugakurikize inama z'ababi. None uyu mwana yakurikije inama z'ababi, ari bo babyeyi be. Hari igihe duhura n'abantu bakatugira inama mbi. Turasabye mwami kugira ngo udushoboze kugira inama nziza, kandi dusabe neza nka Salomo uko yasabye Imana akayisaba ubwenge. Hari abantu benshi bahawe kuyobora, bayoboye abantu mu nzego zitandukanye, mu itorero, mu miryango, ariko batasabye ubwenge. Turasabye mwami kugira ngo bahe ubwenge, kandi nabo ubwabo bamenye icyo bakwiriye gukora. Urakoze ko wemeye gusenga kwacu, kandi ukaba witeguye kudusubiza. Urakoze ko byumvise mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Innocent, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo n'ubutaha uzagaruke, kandi rwose utwigishe gusaba neza. Umuntu wese twumvise ahabwa umugisha mwinshi. Nawe Imana iguhe umugisha. Turasaba twumva bakomeze kujya badutera inkunga, bakanda like, bakanda share, subscribe by'umwihariko, hanyuma banashyiraho comment. Iyo ni inkunga ikomeye. Hanyuma rero turizera ko nitugukenera n'ubutaha uzagaruka. Uyu ni umurimo w'Imana, icyo Imana yaduhamagariye, kandi na Yesu yarabidusigiye nk'inshingano. Rero ahubwo namwe Imana ibahe umugisha kudufasha kugeza ubutumwa bwiza ahantu hatandukanye tutabasha guhita tugera muri aka kanya. Namwe Imana ibahe umugisha, turiteguye rwose, nimutwakura tuzaza. Imana ibahe umugisha. Yesu aguhe umugisha rero nakagaruka. Imana mwese ibahe umugisha. Gocha TV turabakunda.